uzavuga ati ni cyo kigiye azavuga wagitwaye cyangwa wakirasa Wasili watangaje wamfura dusoza rero imyiteguro ya nyuma gutwara igikomeza ari imyiteguro imeze ite ese uzakina mu mahoro final ati stade ya Kigali Pele uzakina muri Kigali ati muri stade amahoro hano mu kiwanja wapi amahoro n'ukuna kugwa nabi ati iremera muri stade amahoro niho byose nzabibera azaguhemukira nkuko aguhemukiye ukivaho kuri Kiyovu ati mu kibuga ntibishoboka azayitsira ati reba imbaraga atereye imbaraga urakoze cyane umugoroba mwiza sawa Wasili ariko wanze kutureba ijisho ryiza uri kwinywera mutware Wasili ukanga no gutangaza izina ry'Imana Wasili abantu barindira iminota 8 wanze kuvuga Wasili ibintu naguze ni urwego rw'u Wasili mumwangira iki yanze kuvuga ati ndanywa mutware Wasili tangaza agiye rwose nta kintu atangaje izina ry'Imana Wasili uri ku rwego rw'u ku kinyobwa cyiza cyane iyo yipanze abayipanze Wasili ageza naho atavuga yaba ndio nditurije mubyitayeho mvuga iki shaka iki Mutware energy drink aterekana yamamariza ni ibinyobwa bya Mutware beverages Mutware iraryo aravuze ni twe bwa mbere Wasili avugishije mwitonde Mutware iraryo abandi bose abandi yabihore hajya uruganda aho barangurira ni Kamana niho no mu mabutike yose ibyo byo kunywa birahari nitwavugishije ariko ibya football ntabwo ushaka kuvuga nitwavugishe upfa kuba utuvugishije ko ku ishoti wipanze hari abandi bumva ijuru ryawe atari hano ni rwego rwa mwarimu sibana nziritse tubwire abandi bagiye twariteretse rega Wasili unciriye amasiri yego yego ni musigure sha ati ndi uwa mbere Rayon Sport ibihe byose wow iri no ku mwanya wa mbere ati nta n'ikiri cyo kuvuga mbega urwego yuwa mwita Wasili abafana urababwira ngo baze aya marenga banona baramuvaho Wasili uramucika inshallah ati byose mbihaye Imana na rwaka oya ni Wasili oya nkundira abantu oya Wasili arijanditse mu mwangira iki we baba we niyo level uzavuga ati ni cyo kigiye azavuga wagitwaye cyangwa wakirasa Wasili watangaje wamfura dusoza rero imyiteguro ya nyuma gutwara igikomeza ari imyiteguro imeze ite ese uzakina mu mahoro final ati stade ya Kigali Pele uzakina muri Kigali ati muri stade amahoro hano mu kiwanja wapi amahoro n'ukuna kugwa nabi ati iremera muri stade amahoro niho byose nzabibera azaguhemukira nkuko aguhemukiye ukivaho kuri Kiyovu ati mu kibuga ntibishoboka azayitsira ati reba imbaraga atereye imbaraga urakoze cyane umugoroba mwiza sawa Wasili ariko wanze kutureba ijisho ryiza uri kwinywera mutware Wasili ukanga no gutangaza izina ry'Imana Wasili abantu barindira iminota 8 wanze kuvuga Wasili ibintu naguze ni urwego rw'u Wasili mumwangira iki yanze kuvuga ati ndanywa mutware Wasili tangaza agiye rwose nta kintu atangaje izina ry'Imana Wasili uri ku rwego ku kinyobwa cyiza cyane iyo yipanze abayipanze Wasili ageza naho atavuga yaba ndio nditurije mubyitayeho mvuga iki shaka iki Mutware energy drink aterekana yamamariza ni ibinyobwa bya Mutware beverages Mutware iraryo aravuze ni twe bwa mbere Wasili avugishije mwitonde Mutware iraryo abandi bose abandi yabihore hajya uruganda aho barangurira ni Kamana niho no mu mabutike yose ibyo byo kunywa birahari nitwavugishije ariko ibya football ntabwo ushaka kuvuga nitwavugishe upfa kuba utuvugishije ko ku ishoti wipanze hari abandi bumva ijuru ryawe atari hano ni rwego rwa mwarimu sibana nziritse tubwire abandi bagiye twariteretse rega Wasili
unciriye amasiri yego yego nimusigure sha ati ndi uwa mbere Rayon Sport ibihe byose wow iri no ku mwanya wa mbere ati nta n'ikiri cyo kuvuga mbega urwego yuwo mwita Wasili abafana babwira ngo baze aya marenga banona baramuvaho Wasili uramucika inshallah ati byose mbihaye Imana na rwaka oya ni Wasili oya nkundira abantu oya Wasili ari janditse mu mwangira iki we baba we niyo level ya chance ni chance kabisa uri neza cyane biramahira Betty bakiravuga ati ntacyo utakoze kabisa kugira ngo aba rero bakaba ari abasaza b'ikipe ya Rayon Sports n'abajya kwegera nyine abakinnyi kugira ngo first Wasili yanze gutangaza ari kugenda avuga ati njyewe n'uyu munsi ntabwo ndi buvuge Wasili tunirwo rwego rwanjye ye baba we Wasili yiteretse Wasili muramukizwa n'iki Wasili kandi ashaka gutangaza yari biri ilikuwa ndogo kwetu sababu unajua tunamaliza kupoteza finale na wafanzi wetu walikuwa wanachukia kidogo, lakini tulikuwa oblige tufanye match nzuri ili tuwavute machozi na tuendelee kufocus na kikombe cha championnat. Ni kawaida football, unaweza kuja mwekipe wenyewe wanakutegemea kuvingine na wewe unajitegemea kuvingine, lakini bahati kishatokea unapasha kuonyesha kile kilituma wakulete mtimu. Ndio kikubwa tu niko napambana nacho. Tuko mvita kubwa na gomania kikombe. Sasa mimi nikiwa ndani, Kadina akishakuwa ndani, Yves akishakuwa ndani, sisi wote ni Rayon. Shida yetu si wote ni kikombe tu. Ndio yanatuma tunajituma sana si wote. Hata kesho yake nikikosa mimi hivi akishakuja atasaidia, au Kadima akirudi tena atasaidia vile vile, juu objective yetu si wote ni kikombe tu. Asante sana kabisa. Sawa. kabisa nyuma yo gutsinda ibitego bibiri rero abakinnyi ba kipe ya Rayon urabona ko bameze neza cyane, bararyoshye cyane kabisa, bararyoshye cyane. Banza ushireho kamera banza ubwira abakunzi ba kipe ya Rayon baragukumbuye cyane, baragukumbuye cyane, bimeze bite? Barabona nagarutse natangiye nagarutse nicyo cyose byari tutabona garuka imyitozo. Urumva byari byarahuranye no kwiga n'amashuri, ariko ubu ngubu ntekereza ko nagarutse, ubu ngubu bagiye gutangira kumbona uko bari basanzwe utonda umugenzi ugira ngo kibuga cyane bya bindi byawe cyane asante nkundira abantu rero sasa tishita. All right kabisa, so tugende kugira ngo batugende babona abakinnyi. Yusuf message
abangaba rero ni abakinnyi b'ikipe ya Hosco tugenda gutyo gatoya. Abo rero bakaba ari abakinnyi b'ikipe ya Hosco by'ukuri basoje umukino baratsinze igitego. Patience. Hello. Pasi hagaruka tujya Swahili na Swahili. Izere ko ibintu ari amahoro cyane. Eba ndi kumwe n'uwo bita Ferdinand ni umureyo ukundana cyane nazo umupira usengura neza. Ferdinand agira ngo tuganire mu minota mike cyane. Kipe ya Sport yatsinze nibyo. Sinzi mwari munyotewe. Ngira kubantere tera kuri uyu mukino nibyo abonye mu kibuga. Reka mbanza nihanganisha umuntu witwa Gatera Musa yahawe imbabazi kubera ko agiye guhura na Rayon Sport, ntabwo yahawe imbabazi kuko yamwiritaga. Bamuhaye imbabazi z'imburage, yagombaga kuba kwamiye hariya akabanza akiga, ariko imbabazi bamuhaye zabaye impfabusa. Nibashake bongere bamugerekeye ibyaha asubire mu bihano. Icyatumye ahabwa imbabazi cyagoranye byanze, nasubire mu bihano rero. Nasubire mu bihano kuko icyari cyatumye ahabwa imbabazi kibaye impfube, nasubire mu bihano yahawe. Ntekereza ko nyuma yo gutsinda umukino nawe na comment nyinshi mufite kuri ibyo. Twebwe narababwiye ngo icyo dusabwa ni kimwe, abakunzi ba Rayon Sport, staff technique n'ubuyobozi turasabwa kubara umukino ku mukino, nta kindi kintu kitureba. Hanyuma abarimo bavugwaho ibintu bitari byiza mu bakinnyi ba Rayon Sport nibashyirwe ku ruhande, bazana abana b'ababencheri bahabwa umwanya bigaragaza. Rayon Sport ifite ubushobozi bwo gusunika ikintu utari nko kugeza ku gikombe. Fabrice yakinira cyo kwa Oya yakinye ibyo ashoboye, ariko noneho kugira ngo tubukinishe tutamufitiye icyizere twakinisha Fabrice tukamenya ngo byanze kubera ubushobozi bwe buke, ariko nta yandi magambo atari meza ari kuvugwaho. Twebwe muri aka kanya dukeneye inyangamugayo nizo ziri buduhesha igikombe. Hanyuma ubuyobozi bwa Rayon Sport nibushake bukore mu mitungo yabwo, bwihanganire wenda igihombo buzahura nabwo, bahemba abakinnyi babaha ibyo babagomba, kuko imikino dusigaye dufite imitego myinshi. Adversaire turajya gukina tugasanga yishyuye uwo tugiye guhura nawe, rero tukajya gukina na ekipe imwe ariko ikubiyemo ama ekipe menshi. Icyo dusabwa ni kimwe rero, ducunge detail par detail. Iki gikombe turagihabwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ubwo ushatse kuvuga ko ubuyobozi bugomba gutegwa no hanze bakora ibishoboka byose kugira ngo Evana nibafunge inguni zose, nibashake uku kwezi kwa kane bakwishyura, bihangane kuko nta bakiri bafite amafaranga mani, bafite amafaranga pe, bakore ku makonti yabo bemere baguze, biyambaza inshuti n'abavandimwe, bahemba abakina. Kuko umukinnyi nyine niba utamuhembye adversaire kumutegura biroroshye, kuko arakubwira uti njye naburaye, adversaire amubwira ati mfite desa zanjye hano zishyire kuri konti, atandaraze bamutsinde igitego cy'amahirwe, atari uko Rayon Sport yakagombye gutsinda. Twe tubanze dufunge inguni zose, hanyuma twirinde amagambo ari guturuka hirya no hino. Urabona ngo tugiye gukora na ikipe ngo bakinyi ngo babateguye n'ibikihoya. Tube concentré mu kibuga. Aziz basa n'ubonye umupira ateye, yakabaye ko man de match uyu munsi kuko yakoze ibitangaza. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport ikisabwa ni kimwe, irasabwa kubara detail par detail. Hanyuma icya kabiri, kwizerera mu kuvuga ngo ni ikipe y'abaturage byo babisibe mu mitwe yabo, kuko abaturage ahubwo Rayon Sport nigiye kurimbuka bareba se irimo irasitiragoringa buri mishahara w'abaturage badahari. None se ubashyizeho uburyo bwo kugira ngo Rayon Sport nubwo bakora Rayon Sport mu isibo buri muturage akajya atanga ijana, buri sibo byibura birimo abareyo nka 30 mu isibo ntibaburamo, cyangwa 50 biterwa n'isibo. None se ukubye igiceri cy'ijana n'abaturage bari muri iki gihugu harimo amafaranga angana. Rayon Sport yakaba isitiragoringa nishyirwe ku isoko, hazemo abakire bafite amafaranga, ikirwe ku isoko ngo bavuze ngo bagiye kwishyuramo imigabane, abakire baza bafata imigabane. None se umukire azaba yashoye imigabane muri Rayon Sport yemerewe guhomba? Nuvuga ngo bazahita bajya inama bagure beza bashoboka, ikipe itwara igikombe nta kindi. Twebwe rero gahunda ni ku cyumweru uyu murayo babanza bamuhe atanga ubutumwa. Rayon Sport gahunda uretse uyu murayo atanga ubutumwa, umurayo tanga ubutumwa, tanga ubutumwa.